ukunda karate, ukina karate, ese nawe utayikina haba hari ibyo wibaza ku mukino wa karate? Ngiye kukubwira ibintu bitanu wakagombye kuzi ku mukino wa karate, by'umwihariko abakarateka bakagombye gukora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nubwo usanga hari abo ushobora gutungura ugasanga byose batabizi. Nyuma y'iki kiganiro wisuzume urebe ko byose ubikora, ibyo udakora utangire kubikora, kuko ari byo bituma umukinnyi wa karate w'umukarateka wuzuye. Reka mbanze mbasusurutse muri buno buryo. Umwana yabwiye se ati, papa nshaka kurongora. Se aramusubiza ati, uzarongora nde se ko mbona abakobwa b'iki gihe kubona uwo muhuza ari ikibazo? Umwana ati, nzarongora nyogokuru. Se ati, wa mwana we ntibishoboka ko warongora mama umbyara. Umwana ati, njyewe se ko warongoye mama umbyara, ubwo tuzaba twishyuranye kimwe kuri kimwe. Gusa kuko nkunda ururimi rw'Ikinyarwanda, mwuzuze uyu mugani mugufi ukurikira muri comment section turebe abawuzi. Mu cyegeranyo gikurikira nzawusubizana nawusobanure mbone kubaho ubundi wo kuzuza. Urasabwa gukora subscribe ugakanda no kukazogera kugira ngo ubutaha utazacikwa. Uwo mugani ni umunwa wagusomeye umugabo tatatanta ukuzuza. Ku mwanya wa gatanu turasanga mokusu. Mokusu bisobanura gutekereza mu mutuzo. Muri karate ni igihe gito cyo guceceka, umuntu agafata akanya agatekereza akagarura umutuzo mbere cyangwa nyuma y'imyitozo ya karate. Mokusu iva ku magambo abiri y'Ikiyapani. Moku bisobanura guceceka na su bivuga gutekereza cyangwa kwiyumvamo, ari byo dukunze kwita meditation. Ku mwanya wa kane hari Dojokun cyangwa Ethical Code, bisobanura amahame atanu agenga imyifatire n'indangagaciro z'umukarateka mu buzima bwe bwa buri munsi. Ihame rya mbere ni Hitotsu Jikaku Kansenyi Satomu Rukoto cyangwa Seek Perfection of Character, bisobanura guharanira kuba umuntu w'intangarugero. Ihame rya kabiri ni Shitotsu Makoto no Michio Mamurukoto cyangwa Be Faithful, bisobanura gukurikiza inzira y'ukuri. Ihame rya gatatu ni Shitotsu Doryoku no Seishio ya Shinayukoto cyangwa Endova, bisobanura gushyiraho umwete no gukora cyane. Ihame rya kane Shitotsu Reigyo o Manzurukoto cyangwa Respect Others, kubaha abandi no gukurikiza imyitwarire myiza. Ihame rya gatanu ni naryo rya nyuma Shitotsu Gekinuyo Imashimurukoto cyangwa Refrain from Violent Behavior, bivuze kwirinda uburakari no gukoresha imbaraga mu buryo bubi. Ku mwanya wa gatatu turasanga Dachi cyangwa Stances, bisobanura imyanya, uko uhagarara no kugira uburinganire. Izi Dachi zisaga 21 twongeye kuzibabwira mu myanya itatu. Imyanya ya mbere ni Shizentai na Stances cyangwa imyanya karemano. Umwanya wa mbere ni Haisoku Dachi, aho ibirenge biba bifatanye. Kabiri Musubi Dachi, ibirenge biba bifatanye ariko ibikumwe bireba hanze. Gatatu ni Nekwachi Dachi, aho ukuguru kw'inyuma kuba gufite ibiro byinshi ak'imbere gashinze amano. Kane Hachidi Dachi, ibirenge biba birekanyeho gato ntuguziregutse. Gatanu Uchi Hachidi Dachi, ibirenge bikatirana imbere bisa n'inyuguti ya V. Imyanya ya kabiri ni Kamae cyangwa Fighting Stances, imyanya yo kurwanamo. Uwa mbere ni Zenkutsu Dachi, aho ukuguru kumwe kuba kuri imbere, ibiro byinshi biri imbere. Kabiri Gongutsu Dachi, ibirenge biba bisatanye, ibiro byinshi biri inyuma. Kane Kiba Dachi cyangwa Force Stance, umwanya aho usa nk'uyicariye. Imyanya ya gatatu ni Fudo Dachi cyangwa Loaded Stances, imyanya yo kumurikiraho imbaraga. Harimo Shiko Dachi, imeze nka Kiba Dachi ariko ibirenge biba bireba hanze. Hakaba Sakini Dachi cyangwa Hourglass Stance, ibirenge biba bikatiranye imbere muri digiri 45, amaguru afite imbaraga zishyize hamwe. Hakaba Hagensu Dachi cyangwa Half Moon Stance, imeze nka Sakini Dachi ariko ifunguye gato. Hakaba hari n'indi myanya yihariye cyangwa Specialized Stances, harimo Renoji Dachi cyangwa L Stance, ibirenge byigana inyuguti ya L. Kaza Kosa Dachi,
usobekeranya amaguru ak'inyuma gashinze amano. Hakaba hari n'indi myanya ariyo Teijidachi, Motodachi, Kakedachi, Tsuruashidachi, Sageashidachi na Katahizadachi. Ikiri ku mwanya wa kabiri ni Bunkai. Ese Bunkai ni iki? Ni igikorwa cyo gusesengura no gusobanura buri gice cya kata kugira ngo hamenyekane uburyo buri tekinike yo muri kata yakora mu kurwana cyangwa mu kwirwanaho. Hari ibice bitatu bya Bunkai. Icya mbere ni Kihoni Bunkai, bivuze gusesengura kata mu buryo bw'ibanze. Icya kabiri Oyo Bunkai, uburyo bwagutse aho ushobora guhanga imikoreshereze mishya cyangwa ubusobanuro bushya. Gatatu Haisetsu Bunkai, isesengura ryimbitse ririmo gufata, kugusha no gucunga imyanya y'uwo muhanganye. Bunkai yitozwa hagati y'abakinnyi babiri, Uke ari gutera igitero na Tori ari usubiza cyangwa yirwanaho. Aha niho buri mukarateka yiga kubara igihe akoresha, intera, kugenzura ndetse no kumva impamvu ya buri tekinike iri muri kata. Bunkai ni umutima wa kata kandi ni ituma kata itaba siporo gusa, ahubwo ikaba uburyo bwo kwirwanaho, self defense. Igatuma karate igira ireme mu mikoreshereze yayo. Urasabwa kuyitoza ukayisesengura neza kugira ngo tube abakarateka bafite ubumenyi n'ubushishozi. Mu by'ukuri kata itagira Bunkai ni nk'indirimbo utazi amagambo yayo. Amwe mu magambo y'Ikiyapani akoreshwa mu marushanwa ndetse n'andi magambo y'Ikiyapani wagakwiye kumenya nyuma y'uko uzi amagambo akoreshwa muri karate ndetse na nyuma y'uko uzi kubara mu Kiyapani. Nk'uko tuzi ko ari ururimi rukoreshwa muri karate, amagambo akunze gukoreshwa mu irushanwa. Irya mbere, amagambo akoreshwa mu gusifura commit cyangwa sparring match. Irya mbere, Shobu Hajime, itangizwa ry'irushanwa. Irya kabiri, Yame, hagarara. Aka, umukinnyi w'umutuku. Awo, umukinnyi w'ubururu. Ippon, inota ryuzuye. Wazari, inota rituzuye. Chui cyangwa warning, guteguzwa igihano. Hatsoku, gukurwa mu mukino. Shido, igihano gito. Jogai, kujya hanze y'ikibuga. Kikiwake cyangwa no winner, ntawatsinze. Torimaseni cyangwa no score, ntibyuzuye ibisabwa. Kuri kabiri, andi magambo akoreshwa mu gusifura kata cyangwa form harimo Kata Hajime, tangira kata. Yame, hagarika kata. Ukuyikata, kata uhitiyemo. Shiteyikata, kata yasabwe ku rwego rw'irushanwa. Ndetse na Saishia, gusubira mu mukino. Hakaba hari n'andi magambo y'icyubahiro akoreshwa n'abasifuzi ndetse n'abakinnyi. Harimo Rei, gupfukama, gutanga icyubahiro, guhanga amaso cyangwa gushimira. Shomenirei, bivuze guha icyubahiro abayobozi. Hakaba Sensenurei, guha icyubahiro umutoza. Otoganirei, guha icyubahiro mugenzi wawe. Hari Zashin, kuba maso. Kamai, fata umwanya wo guhangana. Seiza, kwicara mu cyubahiro. Moksu cyangwa meditation, kwitekerezaho. Naware, garuka mu mwanya. Ndetse na Solemade, irushanwa rirarangiye. Hari amagambo y'Ikiyapani ukwiriye kumenya. Harimo Gomenasai, babarira. Arigato gozaimasu, murakoze cyane. Onegai shimasu, ndabinginze. Ohayo wo gozaimasu, mwaramutse. Konnichiwa, mwiriwe. Konbanwa, umugoroba mwiza. Sayonara, murabeho. Sumimaseni, babarira. Do itashimashite, you are welcome cyangwa nta kibazo. Wakarimashita, ndabyumvise. Ndetse na wakarimaseni, sinabyumvise. Ibi mbikubwiye mu ncamake, nzafata umwanya nkusobanurire buri kimwe kigucengere. Urasabwa gukora subscribe, like, share na comments kuri Nihon Champions kugira ngo twagure umuryango mugari wa Mashwats. Mwakoze kuntega amatwi. Nge ndi Blaze Brain Warrior.
kandi ntucikwe n'amahirwe iyi kampani itanga. Golden White iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White, tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Golden White ubaye igisubizo ku Banyarwanda.